Shanima ni wasira elobe mana topani mandi wasikini mana nini mandi wastifo edo dore ababyeyi benshi bubatsi ngo bakuyemwe amadango ntibashaka kubyarana n'abagabo babo nitandi mandi wastikita elome abandi bakuyemwe amada kubera ko abagabo bagiye mu magereza nitandi mase shadigidi mini kotansema mana nibiki dore barasambanye basambana abagabo bari mu magereza basambana abagabo babo baragiye mu mamisiyo barangije baratwita ariko kandi menima ariko warabibonye urabyitegereza urabireba niki gitumye abantu bamera batya shanime ni kota erobe ni mase bana nyemerera urengera ubwoko bwawe kandi utabara ubwoko bwawe dore ubujinya w'Imana uramanutse yewe kurimbutse utihanye niki gitumye utumva ijwi ry'Imana shanima nima tandi widigide money for edrome yewe watanze amafaranga ukajya mu bapfumu kugira ngo urogeshe umugabo wawe wegukana imitungo nitanima shadigide for elome mana uyu nawe ufite umujinya tandi widigide money for edrayi yewe watanze amafaranga kugira ngo wegukane imitungo niki gitumye utumva ijwi ry'Imana utumva umuburo dore ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo y'Uwiteka nitanima nico gitumye Imana ibishize imbere yawe byose uko bikurikirana byose ndakumva Mana mbabarira shanimi nikota hello benimase niki gitumye yewe watanze umwana wawe wifura kugira ngo ubone imitungo ukayitanga ugatanga umwana mu bapfumu bakamukoreraho imigenzo Imana irababaye kubwico bakoze Imana irababaye ifite agahinda ifite umubabaro yewe wagambaniye umugore wawe ngo ntumbushaka kubw'inshoreke nawe Imana irababaye ifite agahinda Imana pitani mandi wastifo edrome Imana uyu mujinya wayo kuri wowe kuko wanze kumva uri nyangago shanimi ni kostifo edrome nawe wirukanishije mwene so mu kazi kugira ngo ukunda ari wowe ugira ijambo nawe Imana irakurakari hodi minister shadiko tantema nichima kandi mandi wastifo edrome nemase ni widigide money for edrome Mana yewe ujibyo ubanye kandi uri umukristo ariko toragura nk'ingurube nawe Imana irarakaye kubera yuko ntabwo uzi gutandukanya indyo n'imoso niko Imana iri kuvuga nawe Imana irakurakariye kuko utigeze umenya gutandukanya ijwi rye kandi mandi wastifo edrome nemase shadigide money nawe ukagambanira bene so ishari byarakwishe nyamara nta nubwo uteye imbere kubera yuko uri umunyeshari Mana babarira niki kandi mandi wastifo edrome niko kandi mandi wasikita elome namwe ndi kureba abantu batanu muri kugambanira umuntu umwe ngo muzamurohe mu kivu nimini kota hello benimase ijisho ry'Imana ryarababonye kuko Imana ntabwo izabyemera kuko uyu muntu Imana imufiteho umugambi mwiza urakoze Mana kuko ugize neza nawe wishubukwe kandi Imana wastifo edrome ukicukwe bugeze muri finali warangiza ukabateranya Mana ni topeni mandi wasikinima urakoze Mana uri ibyiringiro byacu nini manda pitani wasikinima shebe ni mandi wasifo edromenema urakoze kuko uri ibyiringiro byacu tugarutse topeni mandi wasikita elome Mana ni tandi wasikita shadimi nikota nsema urakoze kuko udima shadimi nikota
wongeye ukabana natwe Yes. tari wisi for edrome muri literaniro topesa niwa mu izina rya Yesu amen. Amen. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Unyemerere ntagire nsuhuza abadukurikiye kandi mbifurize n'ibihe byiza aho bahereye hose manze zitandukanye zigize isi dutuye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV show, ni urusengero rwiza abantu bageramo bakaruhuka. Ndi kumwe na Prophet Emi, Prophet Daniel, bajya bagakora subscribe naho kugira ngo ubundi butumwa bwiza bukomeze bwamamare hose. Hanyuma unyemerere nkuhe n'umwanya ku bantu badukurikiye bakonya ari ubwa mbere ubibwira amazina tuze kubana tuziranye barabizi kuri umukozi w'Imana. Yes, ndabashoje mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Yego. Kandi Imana ibagirire neza. Ni umukozi w'Imana Zakari. Ngira ngo turamenyeranye, ndi umukozi w'Imana, ndi umushumba. Yego. Ndi umuhanuzi. Abantu benshi turamenyeranye hano kuri Savana ndetse nandi macano agiye atandukanye hano. Prophet Ema, Prophet Daniel, mwese Imana ibamugisha abantu mwese mudukurikirana kuri channel z'abakozi b'Imana. Mwese muhabwa umugisha. Njya nkunda kuvuga ngo hano ni mwiteraniro ry'abera. Aha ni mwiteraniro ry'abera. Ntabwo tukibifata nkaho ari ukuza kuri YouTube ugakanda subscribe, ugatambuka, ugatwika, ugakora ibyo wumva ushaka, ugashiramo comment ushaka. Aha ngaha ni mwiteraniro ry'abera. Umuntu wese uza hano abaje kumva ikintu Imana ivuga. Abakerensa mwebwe mutambuka mugashiramo comment mushaka, mukavuga ibyo mushaka. Ntabwo muzi icyo mukora, kuko ahangaha hari autorité, hari ubasha bw'Imana. Rero umuntu wese uza ahangaha ahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yego, ahabwa umugisha ndetse nawe tugusabiye umugisha. Yego. Kuba dukurikiranye mwiyumve mikaze muri no mwanya turimo. Ndeka nkubwire ngo ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe tugiye kumva cyangwa se tugiye kugezwaho n'umwuka wera kuko yanyuze mu mukozi w'Imana. Nyemerere nkwinginge udusabire Imana none itubere umuyobozi duha umurongo wo kugenderaho. Mana mu izina rya Yesu, kandi Imana ikomeye, Imana itabeshya, ise umwami wacu Yesu. Turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye kuko uri ibyiringiro by'abakwizera. Muntu wese ugushikamishije umutima atobe n'imandiko azaba amahoro masa. Uwo ntazakorwa n'isoni, uwo ntazamwara, uwo ntazaseba, ahubwo azahora bundikiwe mu mababa y'Uwiteka. Bana natwe muri iki kiganiro imbaraga tandima shadigi demoni for edra zibane natwe z'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Unyemerere ntatinze kugira ngo abantu badukurikiye wenda tubahe n'umwanya bakomeze bajye mu byo bari barimo. Unyemerere nk'umwanya twinjize muri gahunda Uwiteka yaguhaye. Shimwa Yesu. Reka mbanze nsuhuza abantu mudukurikirana mwese. Dufite abantu badukurikirana hirya no hino. Hari abadukurikirana bari hano iwacu mu Rwanda. Hari abadukurikirana bari Bujumbura, abantu bumva ururimi nk'urwo tuvuga. Hari abadukurikirana bari Uganda. Hari abadukurikirana mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika. Hari n'abadukurikirana bari hanze ya Afrika cyangwa se urenza Afrika ukagera mu bihugu by'i Burayi, Aziya, Australia n'ahandi henshi kugeza muri Amerika na Canada. Mwese muradukurikirana, muraduhamagara, mukatubwira ngo bakozi b'Imana twakurikiranye ibiganiro byanyu. Abantu bari mu Bufaransa mujya munkurikirana n'abari muri Amerika, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha kuko muradukurikirana kandi mukadukomeza kugira ngo turusheho gukomeza ivuga butumwa dukora umunsi ku munsi. Dufite abantu badukurikira, hari abantu babandika ama comment ukagira ngo mbese ni nk'abana. Abantu mwandika ama comment ukagira ngo ibyo muvuga ntimubizi. Turabasabira Imana imbabazi. Ariko hari abantu bakurikirana ubutumwa bwiza bakabwumva, bakumva ikindi kostifo Mana niki, bakumva Imana ishaka kuvuga na natwe. Rero turi hano kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza, mwumve Imana yadutumye kugira ngo murusheho guhembuka. Ngarutse mu gice cya gatatu. Badira wastifo edrai sirefo Mana ndiko timandiwa
shadigi demoniko tansema. Mana urakoze ugize neza. Abantu badukurikiranye mu gice cya mbere n'abadukurikiranye mu gice cya kabiri, Imana ibaha umugisha. Abateye komenti, Imana ibaha umugisha, ndetse n'abumvisha ubutumwa bwiza mukaza kwihanara. Abantu mwamamagaye muravuga ngo turashaka kwihana mushumba, turashaka guca bugufi, turashaka kugarukira Imana, turashaka gusengerwa, dufite ibyifuzo. Rero abo bandi Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibatabare, Imana ibarwane, Imana isubize kwifuza kwanyu. Buri muntu wese mu ruhande rwe yatandi Imana iwa yakira umugisha Imana mu izina rya Yesu, kubera ko mubasha kumva ijwi ry'Imana mukarimenya kuruta uko abandi mujajinga. Murajajinga uko umuntu yizera Imana niko azayibona. Nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke, nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga ku buzima bwawe. Imana dopende mandi wasikini manda. Imana ikunda abayikunda n'abayishakana umwete. Iyo usomye Imigani 8 umurongo wa 17 harimo ijambo rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete abo nibo bazambona. Topenima shanimi ni kostifo edrom tandi wasikita elai. Imana iyo uyishatse urayibona. Hari abantu mbese muzana logike zanyu mukazana ubwenge bwanyu, ariko reka mbabwize ukuri, iyo Imana uyishatse uciye bugufi Imana irakwiyereka. Ariko ikibazo nuko muhamagara abahanuzi, mugahamagara abashumba ngo babasengere, mufite amarogike, mudashaka gushaka Imana by'ukuri. Edobenima Imana yababwira ntimwumva, ahubwo mugashira mu bwenge bw'amashuri. Ntabwo uzigera uyibona, ntabwo uzigera uyibona. Imana ikunda abantu baciye bugufi, Imana ikunda abantu bayumva. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe nihute. Turasoma Bibiliya, bene dusomere Bibiliya, dusomere Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abigalatiya. Usome igice cya 6 n'umurongo wa 7 n'uwa8, twumve icyo Imana ivugana natwe. Ntabwo ndi butinde hano kubera ko bwashize nababwiye uburyo shitani yazamutse ku isi akohereza ingabo kugira ngo zize kuyobya abantu barushaho kuyoba, abantu barushaho gutana. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko umuntu uri maso, umuntu irarira kandi Imana iwasifo edrom, umuntu ushaka kuvugana n'Imana ndetse ushaka gukorera Imana by'ukuri ntabwo azarangazwa n'ibyo byose nababwiye. Mwiyereke Imana yanyeretse. Ndagira ngo usome Abagalatiya 6 umurongo wa 7 hanyuma twumve ko Imana ivuze. Yego. Galatiya 6 tujye kuri 7 aravuga ngo ntimuyobe Imana nintegurizwa izuba. Imana ntinegurizwa izuba. Kuko ibyo umuntu abiba, kubera ko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Iyo umuntu abiba nibyo azasarura, ntabwo ni butinde. Yego. Ubibira mu mubiri we, ubibira mu mubiri. Ndagira ngo ubanze mbese umenye ngo mbese ndi kubiba ibiki, ni biki ndi kubiba muri iyi minsi, ni biki ndi gukora muri iyi minsi. Wumva icyo Imana iri kuvugana nawe. Azasarura kubora, azasarura kubora. Ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka, ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Abeni mandi wasifo edrom, azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisarirekeraho. Amen. Hey, benimani wasifo edrome shadimini kota shadimini fo edrome. Mbese yewe mwene data muvandimwe mu Kristo, cyangwa se utari wasobanukirwa, utari wame, uri murabibi biki? Nibici uri kubiba, nibici uri kubiba, nibici uri gukora. Imani wasifo edrome shanimani wasikita elome. Nibici uri kubiba muri iyi minsi ya none? Uri kubiba iki? Ubibira mu busambanyi uzasarura ibyo nyine. Ubibira mu mubiri we azasarura kubora. Icyo uri kubiba ni iki muri iyi minsi ya none? Imana ntinegurizwa izuba. Icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Imana wasifo edrom. Mana yarambwiye ngo yewe mwana wanjye vuza impanda. Kubera ko igihe kirageze.
ariko mana yampamagaye imana itabeshya imana igira ikirema ikagikomeza petandima lobe fosimandi kota shadimini fo edrome nicyo uri kubiba bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa nini mandi wasifo edraisire mwana ishor ry'Imana rirabona ntanatoya waryihengeka ishor ry'Imana rirabona ntanatoya waryihengeka ishor ry'Imana rirabona ntanatoya waryihengeka ijisho ry'Imana n'imandi wasifo edrome rirabona kandi nta na hato waryihengeka benimani wasifo edra nubwo wabihishe ukanyegeza ariko mu kirundi baravuga ngo nukunyegeza ndagira ngo gutangarize ko Imana yabibonye Imana yarabibonye Imana yabonye uko wanyegeje ukanyegeza ukariganya ukica ukadimandi wasifo edrome ugakora mitingi ariko Imana yo yarabibonye ndagira ngo ngutangarize ko Imana yabibonye Yesu abo waringanije abo wahemukiye abo wariganije abo wambuye ibyabo ukabariganya Imana yanyeretse abantu bagiye bariganya iby'abandi mushingiye ku cyubahiro mufite mugakoresha inzandiko z'ibinyoma ngazi kadilala topani mandi wastifo edra ngazimwe za Hamani mugakoresha inzandiko Imana yarambwiye ngo vuza impanda vuza impanda vuza impanda kuko iki ni topani mandi wasikita ero nico gihe cy'umujinya wanjye yewe mwana w'umuntu niki gituma wumva ijwi ry'Imana ukaninira ukirenza niyatobe n'imandi wastifo edrome ukiwumva imiburo yanjye ariko ukanga ukica amatwi n'imandi wastifo edra dore nje kuguhana kuko wanze kumva umuburo wanjye babarira ubwoko bwa Imana nitani mandi wastifo edra isiremo mana nichi kode fosi mandi wasikita elom yego warariganije ndikukureba ukoresha inzandiko z'ibinyoma urangije urenganya mwene so kukuri nyanga guhanwa ukanga kumva ukirenza amagambo y'Uwiteka Imana ije kuguhana narababwiye ngo benshi bambaye ubushwambagara belila fo edrome Yesu bantu bagiye batera comment bambaza ngo ni gute umukozi w'Imana yambara imyambaro nkiyo ngo y'ubushwambagara Imana yarantumye intuma kuri aba bantu bambaye ubushwambagara yewe mwana w'umuntu wasobanukiwe imvugo y'Imana uyu munsi ukaba wambaye ubushwambagara Imana wasifo edra Imana ije kuguhana Yesu kuko wanze musumwe Imana yegese ibwira Ahabu iramubwira ngo yewe Ahabu urishe urazunguye uruzabe urwana boti uranezerewe urariganije ariko igihe kigiye kugera nzaguhane Imana iramubwira ngo aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho nawe ayawe zizayarigatira icyo biba nico uzasa ndagira ngo ngutangarize ko icyo biba nico uzasarura niba ubiba ukatumunzani kugira ngo ukunde wunguke ndagira ngo ngutangarize ko uzasarura ndagira ngo ngutangarize ko uzasarura nababwiye abadayimoni batatu bazamutse kuzimu kuza kuyobya isi ndabababwira Imana yanyeretse
ndagira ngo ngutangarize ngubwire ngo niba nawe abadayimoni natangaje Imana yanyeretse bataragufata ushima Imana, ariko niba dipandi Imana wastifo edro niba nawe baragufashe ndagira ngo usenge Imana winginga Imana uve mu bihe by'intege nke, kubera ko abari maso niwe bagiye kubona ineza y'Imana. Abari baso bameze nk'abakobwa b'amatabaza 5 bagize ubwenge ngo bakazana amavuta, abandi 5 b'abapfu ngo barangiza ngo bavuta bakayamara, ariko dopenima abanyabwenge bakayabika. Shadigi demoni kota elome. Hari abandi Imana yangeretse babuze urubyaro, mu rubyaro ariko murangije mujya kwivuza mu bapfumu, mushaka imiti, murayoba babagira inama mushaka imiti, n'ubundi muranga murarubura. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwarayobye kubera ko mwavuye mu masezerano. Imana yaravuganye namwe ikabagira ngo nzabahura ubyaro ariko mwarangiza mukava mu masezerano. Imana ikostifo edro. Imana irambwira ngo dore ikudi masefo erom. Imana irambwira ngo dore hari abakozi b'Imana, abakozi b'Imana irabanyereka. Imana irambwira ngo dore abona ari narahamagaye ngabaha kugira ngo bamvugire ubutumwa bwiza, barahindutse. Bamaze guhinduka Imana inyereka bamwe bagiye gushaka imiti kugira ngo bajye bakora ibitangaza. Ibi ndabivuga nshize amanga nk'umuhanuzi Imana yahamagaye. David Kostifa Edro ndaco muzantwara kuko Imana yarampamagaye kandi igihe cyange ntabwo kirarangira mwisi. Nima do pesi olomeni kotansema. Imandi wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore abanari narabahamagaye mbahimpa, ariko barangije bicira inzira bajya gushaka imiti kugira ngo bajye bakora ibitangaza bireherezaho imitima y'abantu, ariko nta kuri kw'ijambo ryanjye rituye muri bo. Imana wastifo Edra. Imana irambwira ngo abo ngabo nubwo bayobeje imitima ya benshi, abo nabo nzabahana, nzabasukaho umujinya wanjye kuko bayobeje intore zanjye. Imana wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore benshi ntabwo bazumva impanda kubera yuko banangiye imitima yabo, bahora bavuga ngo nta kazaza, abandi bari mu buyobe, ariko Imana irambwira ngo dore igihe kirageze kugira ngo nsuke umujinya wanjye ku bantu banze kumva ijwi ryanjye. Ndakudimandi kostifo edrome. Deka nkubwire mwene data wahindukiye wadimandi wastifo Edra. Imana irambwira ngo dore kuzimu hazamutse umudayimoni muri ya nama nabonye yakorewe kuzimu. Imana irambwira ngo dore kuzimu hazamutse undi mudayimoni uje kusenya ingo penima. Shadimini kostifo Edro. Imana irambwira ngo dore umudayimoni yaje gusenya ingo. Imana irambwira ngo dayimoni yoherejwe kugira ngo ashire mu ngo ikintu kijyanye no kutanyurwa. Imana irambwira ngo uyu n'umudayimoni witwa irari penima. Shadimini kostifo Edro. Imana irambwira ngo umudayimoni witwa irari yazamutse mu ngo, ageze mu ngo arangije ngo ashiramo ico bita kutanyurwa, ngo umuntu ntanyurwe n'uwo babana, ngo yajya mureba akabona atamunyuze, ngo akabona bataberanye, ngo akabona badakwiranye. Imana irambwira ngo dayimoni yitwa irari yazamukiye mu ngo, ngo ni nabyo bitumye amadevoruse abameshi azamukana kutanyurwa, kudahazwa n'ibyo afite pendimandi wastifo Edro. Imana irambwira ngo abazatsinda uyu mudayimoni Imana izabaha umugisha, Imana izabagirira neza. Ye wa mugabo we, ye wa mugore we, ubya penimandi wastifo Mana mbabarira tobenimandi wasikita erome. Ndapfukama ndagira ngo peni wastifo Edra isire nyemerera urebeshe kamera hano hanyuma mfukame kuko topeni wasikita erobe ni mase nima shadigi demoni kota hedi wasikita shanima ni wasira erobe mana topeni mandi wasikini mana mandi wastifo Edra. Dore ababyeyi benshi bubatsi ngo bakuyemwe amadango ntibashaka kubyarana n'abagabo babo. Nitandimandi wastikita erome. Abandi bakuyemwe amada kubera ko abagabo bagiye mu magereza. Nitandimase shadigidi mini kotansema mana nibiki. Dore barasambanye, basambana abagabo bari mu magereza, basambana abagabo babo baragiye mu mamisiyo, barangije baratwita ariko amada ariko warabibonye urabyitegereza urabireba. Niki gitumye abantu bamera batya? Shanime
mini kota erobe ni mase bana nyemerera urengera ubwoko bwawe kandi utabara ubwoko bwawe. Dore umujinya w'Imana uramanutse yewe kurimbutse utihannye n'iki gitumye utumva ijwi ry'Imana. Shani Imana tandi widigide money for edrome yewe watanze amafaranga ukajya mu bapfumu kugira ngo urogeshe umugabo wawe wegukana imitungo. Nitanima shadigide for erome mana uyu nawe ufite umujinya. Tandi widigide money for edrayi yewe watanze amafaranga kugira ngo wegukane imitungo. Niki gitumye utumva ijwi ry'Imana utumva umuburo. Dore ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo y'Uwiteka. Nitanima nico gitumye Imana ibishize imbere yawe byose uko bikurikirana byose ndakumva Mana mbabarira. Shanimi nikota hello benimase niki gitumye yewe watanze umwana wawe wifura kugira ngo ubone imitungo ukayitanga ugatanga umwana mu bapfumu bakamukoreraho imigenzo. Imana irababaye kubwico bakoze. Imana irababaye ifite agahinda ifite umubabaro yewe wagambaniye umugore wawe ngo ntumbushaka kubw'inshoreke nawe. Imana irababaye ifite agahinda. Imana pitani mandi wasti for edrome Imana uyu mujinya wayo kuri wowe kuko wanze kumva uri nyangago. Shanimi ni kosti for edrome nawe wirukanishije mwene so mu kazi kugira ngo ukunda ari wowe ugira ijambo nawe Imana irakurakari. Hodi minister shadi kotantema nichima kandi mandi wasti for edrome nemase ni widigide money for edrome Mana yewe ujye ibyo ubonye kandi uri umukristo ariko utoragura nk'ingurube nawe Imana irarakaye kubera yuko ntabwo uzi gutandukanya indyo n'imoso. Niko Imana iri kuvuga nawe Imana irakurakariye kuko utigeze umenya gutandukanya ijwi rye. Kandi Imana wasti for edrome nemase shadigide money nawe ukagambanira bene so ishari ryarakwishe nyamara nta nubwo uteye imbere kubera yuko uri umunyeshari. Mana babarira niki kandi Imana wasti for edrome niko kandi Imana wasikita erome namwe ndi kureba abantu batanu muri kugambanira umuntu umwe ngo muzamurohe mu kivu. Imini kota hello benimase ijisho ry'Imana ryarababonye kuko Imana ntabwo izabyemera kuko uyu muntu Imana imufiteho umugambi mwiza. Urakoze Mana kuko ugize neza nawe wishubukwe kandi Imana wasti for edrome ukicukwe bugeze muri finali warangiza ukabateranya. Imana yarabibonye kuko utashakaga ko bubakana ariko Imana yarabibonye nawe gufite uburaka. Kandi Imana wasti for edraisire nimini kotansema ndaku kandi mase herobe nawe wafashe isoko nyamara ritari ryawe ugatanga ruswa kugira ngo isoko abari wowe urifata. Imana irababaye. Pita nimandi kostifo Imana ikambwira ngo kuko wafashe isoko ritari ryawe Imana ishizemo zero ishizemo igihombo kuko iryo soko wafashe ntabwo ryari ryawe kuko ryari ryundi wagambaniye ugatanga ruswa. Topeni Imana wastikita herobe nimase ndakumva Mana urakoze. Yewe mwana w'umuntu niki gituma wumva ijwi ry'Imana ariko warangiza ukaninira Imana ije kuguhana nawe waciye inshuti yawe inyuma ukajya gusambanya umugore we. Hatopenima shadimini kostifo edrayi ukavuga ngo muhime nabimenya zababare nawe Imana irababaye kubwico wakoze. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo nta rugo
ufite Imana ishizemo zeru iravuze ngo uri gicamuke uri inzererezi kandi kostifo edromene mase nawe wariganije saro y'abandi ukayitwara mu manyanga Imana iri kumbwi nawe ucururiza ku gitara Imana yo mu ijuru ibabajwe nuko witambika abandi bacuruzi bagenzi bawe ukitambika ugasebya ibyo bacuruza kugira ngo ari wowe wakira abakiriya gusa Imana yarababaye iravuze ngo nawe ushizemo zeru kuko utazigera ubona umugisha topani mandi wasikita hero benimase nawe washingiye pasteri Imana iri kuvuga washingiye abageni wariye ruswa ubizi neza ko bakoze icyaha ntibacyatura urangije urabashingira urya amafaranga Imana ishizemo zeru kuko icyo wakoze cyababashima no benima ni wasikita shadigide monifo edromene mase nini minima shari widigide nawe wirirwa ucimanza ukazicira abakozi b'Imana ugahora mu magambo uteranya Imana irababaye kuko utamucamanza Panima ni wasikita shadigide monifo edromene mase ni minifo edraye Mana urakoze hetitaniwa hedobeni mandiko ni minifo edraye hetobeni wasikini manda yewe urengana we ukanyagwa ukarengana nyamara nta ruhare ubifitemo Imana iravuze ngo je kukurengana nini minimandi wasikita herome abarozi bakakuroga bakakurwanya bakagusenya bagasenya ibyawe bagateza inyatsi mu bana ariko Uwiteka aravuze ngo akuyeho icyo kuko ababajwe n'abarozi birirwa baroga abantu b'Imana no benima ndiwa tandomini kota shadigide monifo edrayi topeni wa sikini manda shedo benima yamwe abahiga ntimuhigure niki gitumye muhiga imihigo mutazahigura yamwe Imana irababaye kuko muhiga imihigo ntimuhigure hedo benima ndiwa sikita hello benima se shadimini kota yewe watanze amafaranga we ukajya kurogesha mwene so kugira ngo umunyagisambu niki gitumye ukora ibyo ko Imana ibabaye ifite uburakari kuri wowe urakoze Mana babarira Panima ni wasikita elobe shadigide monifo edrai urakoze amen Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza ni Panima ndiwa shadimini kota elobe ni mandiwa sikita elobe Panima ndiwa sikita ndoma urakoze Mana kuko ukoze bikomeye kandi uje kweje icyubahiro muri byose kandi uje shadimini manima hetobenima Imana ije kurenganura abarengana pedimase kuko yabonye ko harabari kurengana bazira ubusa hatandimase bakanyagwa utwabo nyamara baraturi hetitani mandi wasikita herome bitewe n'imbaraga mufite ariko mukanyaga abanyantege topani maniwa shadigide monifo edrome yewe niki gituma utumvijwe ry'Imana ndashoje pendimandi kostifo edrome iyi ni impanda yabumvijwe ry'Imana badimandi wastifo edrome bumvijwe ry'Imana Imana iba totitanima jisho ry'Imana rirabona ntanatoya waryihengeka jisho ry'Imana rirakubona no panima hano na hato warigobeka Tanda hato waryihengeka ijisho ry'Imana rirakureba nushaka uri mu mwobo yemwe mugerageza impano z'abahanuzi yemwe
Imana irababaye ntabwo turabapfumu turabakozi b'Imana. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Yego. Uvuye ku musozi w'abahanuzi uragabanyakiwe. Witeka akwaguri akuzuriza imperezo kandi akomereza amaboko abadukurikiye. Ndizera ko mwumvishije ijwi ry'Imana. Ndizera ko mwumvishe imvugo y'Imana ikimana kudushakaho mu bihe nk'ibi ngibi. Hanyuma twegereje ku musozo, hari umuntu ushaka kwifuza kwihana cyangwa se no gusengerwa mu bundi buryo bwihariye. Wanyemera ukadonemeza telefone. Yego, Imana ibagire neza kandi Imana batabare mu izina rya Yesu. Ushaka kwihana, ushaka ko dusenga, ushaka ko Imana ikurengera ikagutabara, ukifuza ko tuvugana kuri telefone, umpamagare. Narababwiye ngo numpamagara ujye winda kumpamagara uza kubesha umwuka w'Imana, ahubwo umpamagare ushaka gusenga by'ukuri. Tubana n'abantu bashaka kumvira ijwi ry'Imana, ntabwo tubana n'abantu baje gupinga umwuka w'Imana. Ni 078020 35 7 078020 35 7. Iyo ni nayo nimero nkoresha kuri WhatsApp, wanyandikira uramutse umpamagaye ntumbone, wanyandikira kuri WhatsApp hanyuma tukavuga n'Imana mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha. Amen. Nitwa Zakari. Yego. Imana ibaho umugisha. Nawe Imana ikwagure n'abadukurikiranye masabiye umugisha. Tugwegereje ku musozo w'iyi message, hanyuma uhuyuke kuri subscribe n'utarayikoze urabuduteye inkunga muri uyu murimo w'Imana turimo. Naho utarero ciao ciao.